Okay, yes right. Hello. Ibihe byiza kandi cyane rose amahoro y'Imana kuri mu nongeye ukunda kandi kubuka ibiganiro byacu hano kuri Gakuru oneya je ugusuza kandi kwikiriza nitwa Teacher Gakuru. Mu busanzwe rero nko mugenamo natwe va ku cyose cya mbere kugera ku cyose cya nyuma ni wa mwanya wese kugira ngo tugende dukosorana ibibazo ndetse n'ibisubizo biba byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Birashoboka ko rwa mbere tugezeho cyase twumvise umwere kwacu nuko dukosora tunasobanura apana kugira ngo tuzitubure igisubizo ngo ni A igisubizo ngo ni B ngo twagende igikurikiye ahubwo twe turagusobanurira ku buryo rwose ubasha gusobanukirwa ibintu bikagenda neza cyane. Ndakwizeza ko ngiye gukosorera iki kizamini neza cyane nkagusobanura ku buryo bwiza bufatika nawe ubwawe uzagenda ubwira abandi bantu uti rwose nabonye umuntu usobanura kuva nakwiga amategeko y'umuhanda uyu muntu yaramfashije. Kure mwifuza kuba rero wabona code y'urushyo rw'agateganyo ariyo provisoire cyangwa code y'urushyo rwa burundu ariyo permis cyo cyifuzo no kugisengera rwose wagezeho bikemukira 0791 hari umbwira ngo yisomye wihuse ngera ngo uri kubona aho twandikiyeho hejuru mu ibara ry'ubururu. Iyo nimero yitwandikiyeho duhita tugufatira code rwose mu buryo bwiza kandi bworoshye aho wifuza hose ukarere kose wifuza cyangwa ushakamo turayiguha. Hari uburyo rusanga none abantu barize amategeko y'umuhanda ariko ugasanga mu byukuri ntabwo bihuguye mu buryo ukoresha mudasobwa. Umuntu akavuga ngo se ko nize nkaba numva nihagije ariko mudasobwa nkaba ntihuguye neza. Ibyo rero biroroshye cyane twabashyiraho uburyo bwiza bubafasha tubagura mu buryo ukoresha mudasobwa by'umwihariko tukaba ibizamini mukagenda mwikosora ku buryo ujya kujya mu kizamini warikosoye neza cyane mu buryo bwiza kandi bworoshye ukabasha gutsinda ibintu bikagenda neza. Nyamuneka ntimujye gutsindwa ntimugende ibintu mutabizi neza. Nawe ushobora kubuza ukoresha imashini ariko utarabona neza ese umuntu ari ku kizamini bigenda gute ukaba utarakora ikizamini byo ngo uzunakora ibizamini 3 4 5 ugende wihuguye mu buryo bwiza. Mutugane rero nimero niyo muduhamagaraho cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp 079 182 8670 na rimwe rwose tukabafasha. Si ibyo gusa rero ku bantu mwiga amategeko y'umuhanda hari application usabwa kuba ufite utunze muri telefone yawe. Ubwo utayifite rwose uburi inyuma. Na application nzero tugufitiye ibirimo ibyapa byose irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400 irimo imirongo yose irimo amatara yose irimo ibibazo by'amashusho byose ibibazo bigendanye n'imibare byose ibaza na application irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400. Iyo rero na application nziza usabwa kuba ufite muri telefone mbere yuko rwose uzajya mu kizamu ukaba warinyujijemo amaso. Nyamuneka ibyo kuvuga ngo mwaragiye muratsindwa ibintu byose twabikize hanze n'ugenda ugatsindwa aho ni ku ruhande rwawe si ku ruhande rwacu. Si ibyo gusoro tugufitira group ya WhatsApp tugushyiramo ukaba wakugeramo ibintu bikabasha kugenda neza cyane. Tugufitira n'uburyo tugwamo ibizamini kuri telefone yawe utiri uva huri rwose tukabijya tubiguhereza tukabikoherereza ibyo byose muratuvugisha tukabibahereza n'uvuga uti genda narize bihagije ariko nkeneye ibizamini nkisuzuma nkareba uko byagera ibyo nayo turabigufashamo. Si ibyo gusa hari n'abantu baba bakeneye ko tubigisha online by'umwihariko kuri WhatsApp ukaba utari mu mujyi wa Kigali ukaba utabashwa n'abageraho dukorera ibyo nayo turabigufashamo tukakwigisha neza cyane rwose utiri uva huri tukakwigisha aho uri rwose birakunda kandi bikagenda neza cyane rwose. Reka rero twigarukire tufungane umukandara rero tugurukane iyi ndege y'ibibazo ndetse n'ibisubizo biba bigera kuri 20 biba byagiye bikorwa nkubira mwere kwacu nuko dukosora tunosobanura nuko nabikubwiye apana kugira ngo munaza gure igisubizo ngo ni A ngo twagiye ngo n'igikuriki igisubizo ngo ni B ngo twagiye n'igikuriki utazi bivuye niyo bigiye twe turagusobanura twubwira ngo bivuye aha bigeza. Ndizera ko amaze gufata agakaye kawe ndetse n'akaramu nk'ibisanzwe. Njyewe nitwa Teacher Gakuru mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Sifa the classic ugenda dufasha mu buryo guhinduranya ibibazo ndetse n'ibisubizo biba byagiye bikorwa umunsi kuni. Nyamuneka mukore subscribe mutuze mucikwa hanyuma nawe umuntu wamaze gukora subscribe ukaba n'umuryango mugari ukunzi bacu rwose mana mwijuru umugisha kandi guhaze uburame. Reka rero nta gutinda dutangira n'icyapa kimwe tukakireba neza tukagikosora tukagisobanura tugahita dukomeza nibazo ndetse n'ibisubizo biba byagiye bikorwa. Icyapa cyacu cy'umunsi rero ni ikihe uyu munsi aka kanya Sifa the classic reka akidushyirireho. Okay, alright. Cyapa cyacu cy'umunsi ngira ngo cyamaze kugera imbere yawe kunyakira amashusho y'iki cyapa kiravuga ngo iki. Iki ni kimwe bwoko bw'ibyapa biburira. Ubu niyo tuvuze ibyapa biburira biba bigizwe n'ishusho y'ampande 3 bikagira ubuso bw'ibara ry'umweru bikagira n'ikirango cy'ibara ry'umukara uko mubibona ndetse n'umuzenguruko w'ibara ry'umutuku. Ubuso ni iryo baramubonamo ry'imbere ry'umweru hanyuma ikirango ni ako kantu k'umukara muri kubona kaba karimo uri kubona ko harimo umuntu umeze nk'ufite agatiyo ariko ameze nk'uri kuyora ibitaka. Icyapa rero kiburira ko imbere hari imirimo kiburira ko imbere hari ikorwa ry'umuhanda itwaye ikinyabiziga ukabona iki cyapa kiba kikuburira ko imbere hari imirimo iri kuhakorerwa. Niba kubaza rero baza kubaza ngo iki cyapa gisobanura iki A B C D basukireho ibyo bakubaza ariko uzashyira handitse imirimo. Ndizera ko nkibasobanuriye kiri cyo ku byapa biburira kandi mu kibonye neza cyane rwose nta gutinda twise cyane. Noneho reka dusabe Sifa the classic kashino n'ikibazo cyacu cya mbere. Okay, alright. Cyose cya mbere cyamaze kugera ku nkira amashusho cyo kirabaza ngo iki. Ibyuma byose bituma feri ifata bifunze kuri buri kinyabiziga bigomba kuba A bifunze cyane
B bikomeye bidasubirwaho, C bikora neza, D cyangwa bikora kimwe. Turi ku kibazo cyacu cya mbere nta gutinda. Ibyuma byose bituma feri ifata bifunze kuri buri kinyabiziga bigomba kuba A bifunze cyane, B bikomeye bidasubirwaho, C bikora neza, D cyangwa bikora kimwe. Ku kibazo cya mbere wasubije neza rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubire twise ndakomenyeshwa igisubizo ni D bigomba kuba bikora kimwe. Mwere kwacu wakosora tunasobanura ndakomenyeshwa iyo tuvuze ngo ibyuma byose bituma feri ifata bifunze kuri buri kinyabiziga nuvuga ngo bya byuma byose uzasanga bifunze ku kinyabiziga ariko bituma nyine feri ifata, bituma iyo ukandagiye feri ifata neza bigomba kuba bigize gute, bigomba kuba bikora kimwe. Nk'urugero ni ibinyabiziga bikururana kwa kundi usanga icy'imbere gikurura icy'inyuma, nukandagira feri uri mu cya kindi cy'imbere icy'inyuma nacyo kizagira gute, kizahagarara, ariko nukandagira umuriro byose bizagenda. Urumva rero ntabwo wafunga feri ngo icy'imbere gihagarara icy'inyuma kize kikinyuraho, ahubwo ibyo byose bifunze ku kinyabiziga bigomba kuba nyine bituma feri ifata bigomba kuba bigize gute, bikora kimwe. Ndizera ko nyigusobanura ikibazo cya mbere rwose cyumvikanye neza cyane kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu nta gutinda twise cyane rwose. Reka dusabe sifa gato ya de class katiro n'ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, uretse cyo kabiri cyamaze kugera ku amashusho yawe nkwibutse ko ngiye nitwa Teacher Gakuru, hanyuma nkumenyesha ko ngufitiye application nziza cyane zigufasha mu buryo bwo kwiga. Nyamurika muduhamagare tubaha application zirimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, irimo ibyapa byose, irimo mirongo yose, irimo amatara yose. Ni application nziza usabwa kuba utunze muri telefone yawe kugira ngo ubashe gutsinda ibintu bibashe rwose kukugendekera neza cyane. Kandi nawe wifuza kuba wafata code urushaka gateganyo cyangwa se wifuza kwigura ku buryo ukoresha mudasobwa mu gihe ufite ikizamini ariko uvuga ntabwo niguye ku buryo ukoresha mudasobwa, nawe rwose turagufasha neza cyane. Cyangwa se ko bifuza kwigira online, cyangwa se bifuza ko twaguha ibizamini kuri WhatsApp, cyangwa se twagushyira muri group ya WhatsApp, byose biroroshye cyane. Mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri nimero muri konti twandikire mu ibara ry'ubururu ni 079 182 86 71. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iki? Itara ryo guhagarara rigomba kwaka iyo A feri y'urugendo ikoreshejwe, B feri yo gutabarwa ari ngombwa, C ikinyabiziga gihagaze umwanya munini, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cyacu cya kabiri. Itara ryo guhagarara rigomba kwaka iyo A feri y'urugendo ikoreshejwe, B feri yo gutabarwa ari ngombwa, C ikinyabiziga gihagaze umwanya munini, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cyacu cya kabiri rwose wasubijwe nayo nta gutinda twise cyane. Dusubije twese ku kibazo cya kabiri ndakomenyeshwa igisubizo ni A ni igihe feri y'urugendo ikoreshejwe. Nuvuga umwihariko wacu wakosora tunasobanura nabyo bishatse kuvuga iki. Uvuga ngo itara ryo guhagarara ni rya tara uzasanga iyo bakanagiye kuri feri rita ryaka ry'inyuma. Hari uburyo uzabona itara ry'inyuma ritukura ukabona riraka rirazima, ayo matara kaka akazima, ari amatara yitwa amatara yo guhagarara cyangwa se amatara ya feri. Uvuga ngo rero ririya tara rizaka rigiye feri y'urugendo igize gute ikoreshejwe. Ubwo iyo tuvuze feri y'urugendo n'indi dukandagira mu kinyabiziga dushaka ko kigenda gahoro cyangwa se kigahagarara ku buryo bwiza kandi bwizewe. Ndizera ko ikibazo cya kabiri nacyo mucyumvise neza rwose nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato ya de class gashyira ikibazo cyacu cya gatatu. Okay, alright, ikibazo cya gatatu rwose no cyamaze kugera ku amashusho tukwiyutse cyane tugisoma cyo kirabaza ngo iki? Itara ribonesha inomero y'ikinyabiziga rigomba kuba ari A umuhondo, B umweru, C umutaka ubonerana umukara ubonerana cyane, D cyangwa n'umutuku wijimye. Turi ku kibazo cyacu cya kabiri. Itara cya gatatu, itara ribonesha inomero y'ikinyabiziga rigomba kuba ari A umuhondo, B umweru, C umukara ubonerana cyane, D cyangwa n'umutuku wijimye. Ku kibazo cyacu cya gatatu wasubije neza rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya gatatu nakomenyeshwa igisubizo ni B ni umweru. Ruvuga ngo itara ribonesha inomero y'ikinyabiziga ryari riba ari umweru, kandi ruvuga ngo kwa kundi uzasanga ari nka nijoro kugira ngo plaque y'ikinyabiziga cyawe bigaragara neza, hari agatara bazashyiraho hejuru, ku gatara rero kagomba kuba gafite ibara risa gute, riba ari umweru. Niyo ku kibazo cyacu cya gatatu igisubizo cyabaye B umweru. Twizere ko cyumvikanye neza rwose nta gutinda. Reka twise cyane dusabe sifa gato ya de class kashyira ikibazo cyacu cya kane. Okay, alright, ikibazo cya kane rwose nacyo cyamaze kugera ku amashusho cyo kiri kubaza ngo iki? Inziga z'ibiziga zigomba kugira imigongo itarangwaho A utunogo, B udushyundu, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cyacu rwose cya kane, turi kwihuta cyane uyu munsi. Inziga z'ibiziga zigomba kugira imigongo itarangwaho A utunogo, B udushyundu, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya kane wasubije nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ndakomenyeshwa igisubizo ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mwere kwacu wakosora tunasobanura bishatse kuvuga iki?
ndakubwira ngo ubundi iyo tuvuze ngo inziga z'ibiziga ni aya mapine yacu asanzwe mubona nyine bari ku binyabiziga. Hanyuma rero amapine ntabwo yagira utunogo, ntabwo wabona ipine rigera ririho utunogo cyangwa se ngo rigere ririho udushyundu bya bintu nyine usanga bigiye chambre yasohotse iri nko hanze gusanga watwara ikinyabiziga gifite pine imeze gutyo. Ntabwo bishoboka rero. Inziga z'ibiziga zigomba kugira imigongo itarangwa iki utunogo cyangwa udushyundu. Iyo tuvuze ku migongo ni harya inyuma nyine kuri kiriya gihu cy'umukara cy'ipine nyine kiba kigenda gikandagira hasi. Ndizera ko ikibazo cya kane nacyo mu gisobanukiwe rwose gerageje kugisobanura neza cyane nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic cyo ikibazo cyacu cya gatanu. Okay, alright, ikibazo cya gatanu cyamaze kugera ku nyikiramashusho yawe. Kwibutsa ko muri rwose wifuza ko tuguhugura mu buryo ukoresha mudasobwa, watwandikira cyangwa duhamagara kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 0791 82 86 71. Utarabitekereza wumva ugifite icyo kibazo hita duhamagara tugufashe rwose. Kuri mwifuza ko tugufatira kode y'uruhushya rw'agateganyo yaba professor cyangwa kode y'uruhushya rwa burundu ariyo permis, nayo turagufasha mu buryo bwiza bworoshye rwose. Nyamuneka n'abantu bakire ko gutwara ibinyabiziga abe moto cyangwa imodoka rwose turari ku bwanyu kandi turabafasha bikagenda neza cyane. Abantu rero mwifuza application nziza zibafasha kwiga turayifite rwose, na application nziza idakenera internet, na application ikora nizo twagwa access ikora igihe cyose ntirangira. Ibibazo rwose n'ibisubizo bigera kuri 400, irimo ibyapa byose, irimo amatara yose, irimo imirongo yose, irimo ibibazo byose by'amashusho, ibibazo byose by'imibare birabigendanye n'amatoni biba byarabananiye biri muri application. Nyamuneka mudukunde, mutwandikire kandi mu sharing ibiganiro byacu bigere kure, natwe tubafashe tubakorere rwose mu ngata, kandi intsinzi muzamuri kumwe nayo mupfa kuba gusa mwadukurikiye, ubundi bizagenda neza cyane rwose. Twamaze rero kugera ku kibazo cya gatanu kibaza ngo iki: ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda bigizwe a ibyapa n'ibimenyetso bimurika, b ibimenyetso byo mu muhanda, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cyacu cya gatanu. Ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda bigizwe a ibyapa n'ibimenyetso bimurika, b ibimenyetso byo mu muhanda, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cyacu cya gatanu subijwe rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cyacu cya gatanu komishwa igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri, kuko ibimenyetso bigenga uburyo kugenda mu muhanda icyambere bigizwe n'ibyapa n'ibimenyetso bimurika. Ubwo uvuga ngo uri kugenda mu muhanda ucunganwa n'ibyapa, ugacunganwa n'ibimenyetso bimurika ariyo matara ya feruje cyangwa se amatara y'ibinyabiziga. Ikindi aricyo cya b bigizwe n'ibimenyetso byo mu muhanda ariyo ya mirongo ibishushanyije hasi mu muhanda. No mpamvu igisubizo kibaye c a na b ari ibisubizo by'ukuri. Twizere ko ikibazo cya gatanu nacyo mucyumvise rwose kandi cyari cyoroshye cyane nta gutinda. Reka dusabe sifa gatoya de classic cyo ikibazo cyacu cya gatandatu. Okay, alright, ikibazo cya gatandatu rwose nacyo cyamaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: icyapa gitegeka kigira ingasire y'amabara akurikira: a umutuku, b ubururu, c umweru, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cyacu cya gatandatu. Icyapa gitegeka kigira ingasire y'amabara akurikira: a umutuku, b ubururu, c umweru, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya gatandatu turasubijwe rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya gatandatu turukomishwa igisubizo ni b ni ubururu. Ni kuvuga ngo iyo tuvuze ibyapa bitegeka byo bigira ishusho bigira ishusho y'uruziga yego, ariko bikagira ingasire y'ibara ry'iki ry'ubururu. Cyo kuziyo kuba kubaza ubuso byari kuba n'ubundi ari ubururu, cyangwa se bakubaza ikirango kikaba ari umweru. Ndizera ko ikibazo rwose cya gatandatu cyo tukibasobanurira rwose kandi mucyumvise nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic cyo ikibazo cyacu cya karindwi. Okay, alright, ikibazo cya karindwi rwose nacyo twise cyane cyamaze kugera ku nyikiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: umubare w'ibigereranyo biteraniye ku ngasire ntushobora kurenga a 5, b 3, c 2, d cyangwa ni 4. Turi ku kibazo cyacu cya karindwi. Umubare w'ibigereranyo biteraniye ku ngasire ntushobora kurenga a 5, b 3, c 2, d cyangwa ni 4. Kuri kino kibazo cyacu cya karindwi cyose ubishaka rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya karindwi kumenyeshwa igisubizo ni b ni 3. No kuvuga ngo kwa kundi uzasanga icyapa kirimo amashusho nyine atandukanye, ariko ntabwo yarenga ngaye, ntabwo yarenga 3 burya, kuko ubundi icyapa kirimo amashusho arenze 3 ntabwo waba utwaye ikinyabiziga ngo no mwanya kujya kwitegereza ayo mashusho arenze 3, ariko byibura amashusho ntarengwa byibura yabateraniye ku ngasire imwe nangahe na 3. Tuvuga ngo umubare w'ibigereranyo biteraniye ku ngasire ntushobora kurenga bingahe, byibura igisubizo hano ni b ni 3. Twizere ko cya karindwi cyumvikanye rwose nacyo nta gutinda. Reka twise cyane tusabe sifa gatoya de classic cyo n'ikibazo cyacu cya 8. Okay, alright, ikibazo cya 8 rwose nacyo twise cyane cyamaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki:
mu gihe ahindura icyerekezo umuyobozi agomba a kwihuta cyane akahava aho hantu, b kugabanya umuvuduko, c guhagarara akanya gato cyangwa kanini, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cyacu cya 8. mu gihe ahindura icyerekezo umuyobozi agomba a kwihuta cyane akahava aho hantu, b kugabanya umuvuduko, c guhagarara akanya gato cyangwa kanini, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri kino kibazo cyacu cya 8 urubisubizo rike rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 8 ndakomeje ko igisubizo ni b, ni ukugabanya umuvuduko, kuko burya mu gihe cyose ugiye guhindura icyerekezo nuvuga ngo uri mu muhanda usanzwe ugiye ukatira iburyo cyangwa se ugiye ukatira ibumoso, icyo gihe nyamuneka ubyumve ubyiteho ubimenye, ugomba guhindura icyerekezo wagabanyije umuvuduko. Nta muntu ukata cyangwa se ngahindura icyerekezo nyine ava mu muhanda umwe cyajya mu wundi, cyangwa se uhindura ikorosi nyine bisanzwe wakandagiye umuvuduko, kuko icyo gihe cyemezwa cya kurengana mbega cyakwikaraga cyakubika. Ubwo rero niyo mpamvu hano ku kibazo cya 8 igisubizo kibaye b, ubugomba rwose guhindura icyerekezo ariko wagize gute wagabanyije umuvuduko. Turizera ko ikibazo cya 8 rwose cyumvikanye neza kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu, nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato ya de class kacyo ikibazo cyacu cya 9. Okay, alright, ikibazo cya 9 rwose nayo cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: kubura icyapa ndanga cyangwa ikarita iranga ikinyabiziga bigomba kumenyeshwa a polisi y'igihugu yo mu muhanda, b minisitiri ushinzwe imirimo ya leta, c ibiro byabitanze, d cyangwa ni procureur wa repubulika. Turi ku kibazo cyacu cya 9. kubura icyapa ndanga cyangwa ikarita iranga ikinyabiziga bigomba kumenyeshwa a polisi y'igihugu yo mu muhanda, b minisitiri ushinzwe imirimo ya leta, c ibiro byabitanze, d cyangwa ni procureur wa repubulika. Ku kibazo cya 9 wasubije rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twise kuri kino kibazo cyacu cya 9 kumenyeshwa igisubizo ni c, ni ibiro byabitanze. Mwere ko cokosoro tunasobanura ndakomenyeshwa ko tuvuze ngo kubura icyapa ndanga cyangwa se ikarita iranga ikinyabiziga, kwa kundi wasanga nka plaque wayibuze cyangwa se wabuze ikarita iranga ikinyabiziga ariyo twita carte jaune. Icyo gihe rero bizasaba yuko ubimenyesha iki ibiro byabitanze. Ndizera ko na kino kibazo cya 9 nacyo mucyumvise rwose kandi cyari cyoroshye cyane nta gutinda. Reka tusabe sifa gato de class kacyo ikibazo cyacu cya 10. Okay, alright, ikibazo rwose cya 10 nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: mu biranga ibinyabiziga inyuguti za RAA ziranga ibinyabiziga bikurikira: a ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, b ibinyabiziga bya za ambasade, c ibinyabiziga bya konsira, d cyangwa ibinyabiziga by'abibumbye. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 10. mu biranga ibinyabiziga inyuguti za RAA cyangwa se R na A ebyiri zikurikiranye ziranga ibinyabiziga bikurikira: a ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, b ibinyabiziga bya za ambasade, c ibinyabiziga bya konsira, d cyangwa ni ibinyabiziga by'abibumbye. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 10 yasubije neza nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ndakomenyeshwa igisubizo ni a, ni ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Mwere ko cokosoro tunasobanura ndakomenyeshwa tuvuze ngo mu biranga ibinyabiziga, sibyo? Mu bintu biranga ibinyabiziga umenye yuko byibura iyo dufite plaque yanditseho inyuguti ya RAA cyangwa aho uzayibona hose uzamenye ko ari ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Iyo tuvuze ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo ni ibinyabiziga byose tuba twitungiye mu mago yacu ko twe tuba twikorera ku giti cyacu, apana ibinyabiziga bya za ambasade cyangwa se ibindi miryango runaka yaba yegamiye kuri leta cyangwa itegamiye kuri leta. Ahubwo iyo dufite rero iyi RAA ni ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Ndizera ko ikibazo rwose cya 10 cyumvikanye neza rwose kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu nta gutinda. Reka dusabe sifa gato ya de class kacyo ikibazo cyacu cya 11. Okay, alright, ikibazo cya 11 rwose no cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ibati rya plaque y'inyuma ni a umuhondo, b umweru, c umutuku, d cyangwa ibara n'umukara. Turi ku kibazo cyacu cya 11. ibati rya plaque y'inyuma ni a umuhondo, b umweru, c umutuku, d cyangwa ibara n'umukara. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 11 wasubije neza nta gutinda. Dusubije twise ndakomenyeshwa igisubizo ni a, ni umuhondo. Ni ukuvuga ngo ibati rya plaque y'inyuma riba rifite ibara ry'umuhondo. Ni ukuvuga ngo kuri plaque kwa kundi uzasanga nyine plaque y'inyuma uzasanga ifite ibara rihe ry'umuhondo, ariko niba kubaza imbere ho rizaba ari umweru. Hano rero ndizera ko ikibazo cya 11 mucyumvise neza, ibati rya plaque y'inyuma riba ari iki, riba ari umuhondo. Ndizera ko ikibazo rwose cya 11 cyumvikanye neza cyane. Tudatinze reka dusabe sifa gato ya de class kacyo ikibazo cyacu cya 12.
Okay, alright. Cyose cya 12 rwose no cyamaze kugera kunyakira mashusho yawe cyo kirabaza ngwiki. Ibimenyetso byerekana imirimo mu nzira nyabagendwa bishyirwaho a n'umukozi ubifitiye ububasha, b n'uwakoze ikinyabiziga kigenda, c n'uyikora, d cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 12. Ibimenyetso byerekana imirimo mu nzira nyabagendwa bishyirwaho a n'umukozi ubifitiye ububasha, b n'uwakoze ikinyabiziga kigenda, c n'uyikora, d cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 12 basujwe neza rwose, nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 12. Ndakumenyesha ko igisubizo urabyumva gute. Igisubizo hano ni C n'uyikora. Burya kwa kuntu uzasanga umuntu ari gukora imirimo mu nzira nyabagendwa, wenda se ari gukora umuhanda cyangwa gukora nk'ibindi bintu runaka mu muhanda, ni uzashyiraho ikimenyetso kigaragaza yuko ari gukora imirimo. Ukora iyo mirimo rero ni uzashyiraho ikimenyetso cyerekana imirimo cyangwa se cyerekana ikorwa ry'imirimo mu nzira nyabagendwa. Iyo tuvuze inzira nyabagendwa tuba tuvuze umuhanda, kugira ngo mubyumve neza. Ndizera ikibazo cya 12 mu cyumvise rwose. Nge nitwa Teacher Gakuru, iyo ukomeje gukurikira ni Gakuru oneya nk'ibisanzwe, ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi kundi. Nagutindira ka dusare sifa gato ya de class kashyira n'ikibazo cyacu cya 13. Okay, alright. Cyose cya 13 rwose nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngwiki. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ni a santimetero 30, b santimetero 25, c metero 2 z'uburebure, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 13. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ni a santimetero 30, b santimetero 25, c cyangwa metero 2 z'uburebure, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 13 wasubijwe nta gutinda twise cyane, dusubije twese ndakumenyesha ko igisubizo ni D. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Umwereko wacu wakosora tunasobanura kumenyesha ko iyo tuvuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, iki genda kumenyesha ko buzasigara bufite metero 1 na santimetero 25. Uvuga kuri wafata moto, ko moto niyo pikipiki, ugapakiraho imizigo inyuma, ariko kwako idafite akanyabiziga kometse ku ruhande, ugashyiraho ubugari bw'imizigo byibura yabitemerewe kurenza ipimo bingana gute ni metero 1 na santimetero 25. Niyo mpamvu hano ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo ku kibazo cya 13. Nizera ko cyumvikanye neza rwose kandi cyoroshye ndetse ngo utere icumu mwifu. Nta gutinda twese cyane, reka dusabe sifa gato ya de class kashyira n'ikibazo cyacu cya 14. Okay, alright. Cyose cya 14 rero nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngwiki. Mu binyabiziga berekeranije mu butumwa hagati y'itsinda n'irindi habamo a metero 100, b metero 20, c metero 80, d cyangwa ni metero 50. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 14. Mu binyabiziga biherekeje mu butumwa hagati y'itsinda n'irindi habamo a metero 100, b metero 20, c metero 80, d cyangwa ni metero 50. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 14 wasubije nta gutinda twise cyane, dusubije twese ku kibazo cya 14. Ndakumenyesha ko igisubizo ni D, ni metero 50. Ushatse kuvuga kimwe ko cokosora tunasobanura. Ndakumenyesha ko iyo tuvuze ngo mu binyabiziga bikeneye mu butumwa, ubundi ko uzasanga ibinyabiziga, wenda dufata ibinyabiziga wenda 10 bitwaye abafana, wenda bagiye gufana umupira ikarongi ku Kibuye. Abo bafana 10 rero bari kugenda muri izo modoka zitandukanye kandi zigamije urugendo rumwe hagati y'imodoka n'indi. Itegeko rivuga ko nubwo ari ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa ntago byemere kugenda byihariye umuhanda wose, kuko hari abazakenera kugenda babidepansa cyangwa babinyuraho. Ukeneye kunyura rero kuri ibyo binyabiziga azaza adepanse kimwe, ajye muri hagati muri mwanya urimo intera metero 50 muri ya matsinda nyine. Ruvuga ngo hagati y'imodoka n'indi bari intera ya metero 30, ariko hagati y'itsinda n'irindi noneho nko kino kinyabiziga, nko kino kibazo kibitubaza habamo intera ya metero 50. Ruvuga ngo iyi tsinda rigiye kugira ngo ushyire irindi tsinda none ririza ririkurikiye habamo intera by'ibura metero zingahe 50. Ndizera ikibazo rwose cya 14 cyumvikanye neza rwose kandi cyari cyoroshye no gutera icumu ifu. Nta gutinda twise cyane, reka dusabe sifa gato ya de class kashyira n'ikibazo cyacu cya 15. Okay, alright. Cyose cya 15 rwose n'icyo cyamaze kugera kunyakira amashusho cyo kirabaza ngwiki. Ibyambutswa mbere mu cyome ni ibinyabiziga bikurikira: a ibinyabiziga bitwaye abarwayi cyangwa inkomere, b ibinyabiziga ndakumirwa, c inyamaswa cyangwa amatungo, d cyangwa ibisubizo byose ni ukuri. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 15. Ibyambutswa mbere mu cyome ni ibinyabiziga bikurikira: a ibinyabiziga bitwaye abarwayi cyangwa inkomere,
B ibinyabiziga ndakumirwa, C inyamaswa cyangwa amatungo, D cyangwa ibisubizo byose ni ukuri. Ku kibazo cya 15 sojana rwose nta gutinda twisa cyane, nta gutinda dusubije twise ndakumenyeshwa igisubizo ku kibazo cya 15 ni D ibisubizo byose ni ukuri. Buryo rvuga ngo ibinyabiziga byose byambutswa mbere mu cyome, abibitwaye abarwayi cyangwa inkomere, abinyabiziga ndakumirwa, abibitwaye amatungo cyangwa inyamaswa byose byambutswa mbere mu cyome. Iyo tuvuze icyome tuba tuvuze hari ahantu ku mato, mbega ni nk'amato cyangwa ubwato byambutswa mbere mu mato ni ibyo ngibyo. Rero ntabwo wakwambutsa ibicuruzwa mbere y'ibi bintu dusomye hano haruguru. Ndizera ikibazo rwose cya 15 cyumvikanye neza kandi cyari cyoroshye no gutera 10 rwose nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato ya de class kacyo ikibazo cyacu cya 15 cya 16 omwe. Okay, alright. Ikibazo rwose cya 16 cyamaze kugera kunyakira amashusho cyo kirabaza ngo iki. Ibinyabiziga ndakumirwa ni ibi bikurikira: A ibitwara abarwayi, B ibinyabiziga bya polisi, C ibizimya inkongi, D cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo rwose cya 16. Ibinyabiziga ndakumirwa ni ibi bikurikira: A ibitwara abarwayi, B ibinyabiziga bya polisi, C ibizimya inkongi, D cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Ku kibazo rwose cya 16 nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubire twese ku kibazo cya 13 turi kumenyeshwa igisubizo ni D byose ni ibisubizo by'ukuri. Mwere ko cokosoro tunasobanura ndakumenyeshwa tuvuze ngo ibinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga bitwara abarwayi, ubwo ni za ambulance, hakaza ibinyabiziga bya polisi kimwe n'ibinyabiziga bizimya inkongi. Ariko icyo ikitorerwa ibinyabiziga byombi bizaba ndakumirwa ariko bigize gute biri mu butumwa bwihutirwa. Ntabwo uzora n'ikinyabiziga gitwara abarwayi ngo nuko cyanditse ambulance tuvuga ngo ndakumirwa, oya, ahubwo burya bizaba ndakumirwa mu gihe bigize gute, mu gihe biri mu butumwa bwihutirwa. Nizere ko ikibazo rwose cya 16 cyumvikanye neza cyane rwose kandi cyari cyoroshye cyane gutera 10 mu ifu. Kubitsa ko ngiye nitwa Teacher Gakuru, ukomeje gukurikira ni Gakuru on air. Nk'ibisanzwe ko subscribe ko mugara abakunzi bacu namwijuru rwose gumukisha kandi guhaze uburame nawe torekora rwose n'umwanya mwiza kugira ngo uyikore tuzacikora ibiganiro byacu bisanzwe kandi bikurikira. Tudatinze reka dusabe sifa gato ya de class kacyo ikibazo cyacu cya 17. Okay, alright. Ikibazo rwose cya 17 nacyo cyamaze kugera kunyakira amashusho cyo kirabaza ngo iki. Kubisikana bikorerwa mu ruhande A rw'iburyo, B rw'ibumoso, C uruhande urunuru, D cyangwa byose nibyo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 17. Kubisikana bikorerwa mu ruhande A rw'iburyo, B rw'ibumoso, C uruhande urunuru, D cyangwa byose nibyo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 17 rwasubije nta gutinda twise cyane, dusubije twese nta gutinda kumenyeshwa igisubizo ni A n'uruhande rw'iburyo. Kubisikana mwibuke nuko ibinyabiziga bibiri bihuye, kimwe kimanuka ikindi kizamuka, uko bihuye bikoze ikitwa ibisikana. Ibyo binyabiziga rero bisikana buryo bisikanira iburyo. Ko kubisikana iyo ushyize ikinyabiziga cyo mu muhanda uhita ugenda ku ruhande ruhe ku ruhande rw'iburyo. Mpamvu ku kibazo rwose cya 17 igisubizo cyabaye A. Twizere ko cyumvikanye neza rwose kandi nacyo cyari cyoroshye cyane gutera 10 ifu nta gutinda. Reka dusabe sifa gato ya de class kacyo ikibazo cyacu cya 18. Okay, alright. Ikibazo rwose cya 18 nacyo cyamaze kugera kunyakira amashusho cyo kirabaza ngo iki. Intabaza ndangururajwi ikoreshwa gusa iyo ikinyabiziga ndakumirwa A kiri mu rugendo rwihutirwa vuba cyane, B kigeze ahamanuka n'umuvuduko, C kiri mu butumwa bwihutirwa, D cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Turi ku kibazo rwose cya 18. Intabaza ndangururajwi ikoreshwa gusa iyo ikinyabiziga ndakumirwa A kiri mu rugendo rwihutirwa vuba cyane, B kigeze ahamanuka n'umuvuduko, C kiri mu butumwa bwihutirwa, D cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Ku kibazo rwose cya 18 nasubije rwose nta gutinda twise cyane, dusubije twese ku kibazo cya 18 kumenyeshwa igisubizo ni C n'igihe kiri mu butumwa bwihutirwa. N'uvuga ngo intabaza ndangururajwi nizazindi uzasanga zikoreshwa nyine ku binyabiziga ndakumirwa zigenda ziyamira nka kera ambulance mumva kuntu zagendaga zisakuza. Sinzi wenda n'ubwo bikibaho cyane, ariko ibinyabiziga by'umuriko bya polisi byo bigira intabaza ndangururajwi. Muzarebe nka kuriya hari nk'umuyobozi ugiye gutambuka uzumva nka moto itambuka ebana yashyizeho zira ntabaza ndangururajwi. Zira rero zikoreshwa mu gikinyabiziga kiri mu butumwa ariko bugize gute bwihutirwa. Ndizera ko ikibazo rwose cya 18 mu cyumvise nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gato ya de class kacyo ikibazo cyacu cya 19. Okay, alright. Ikibazo rwose cya 19 kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kirabaza ngo iki. Umuyobozi abujwe guhagarara mu muhanda iyo ibisate byawo bitandukanywa A n'ibikoresho ngarura rumuri, B n'umurongo wera udacagaguye, C n'imirongo ibangikanye kandi byemewe, D cyangwa n'akarondorondo k'ubutaka. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 19.
umuyobozi abujwe guhagarara mu muhanda iyo ibisate byawo bitandukanywa a n'ibikoresho ngarurarumuri, b n'umurongo wera udacagaguye, c n'imirongo ibangikanye kandi byemewe, d cyangwa n'akarondorondo k'ubutaka. Ku kibazo rwose cya 19 dusubijwe nta gutinda twese cyane, dusubije twese nakomyeshwa igisubizo ni d n'akarondorondo k'ubutaka. Burya umuyobozi abujwe guhagarara mu muhanda iyo ibisate byawo bitandukanywa n'iki n'akarondorondo k'ubutaka. Nuvanga ibisate by'umuhanda kwa kundi usanga ibisate cy'iburyo ndetse n'igisate cy'ibumoso, kimwe kizamukiramo ikindi bakimanukiramo. Akarondorondo k'ubutaka akarondorondo k'ubutaka ni kiriya kintu cyo kumera nk'igisima bubaka hagati y'umuhanda ku buryo usanga bateramo imikindo n'ibindi nk'ibyo. Ngira ngo mwese mubyumva cyangwa usanga bateyemo indabyo bisanzwe. Kiriya cyo cyose hagati y'umuhanda aricyo twita akarondorondo k'ubutaka. Mu gihe umuhanda ugabanya ibisate by'umuhanda bibiri bigabanywamo n'akarondorondo k'ubutaka, umuyobozi w'ikinyabiziga abujwe kugira gute guhagarara mu muhanda. Turizera ko ikibazo cya 19 cyumvikanye rwose neza cyane, nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gato de class kacyo ikibazo cyacu cya 20 n'icyo cyanyuma kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi. Okay, alright, ikibazo cya 20 n'icyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kirabaza ngo iki: imyaka fatizo ku muyobozi wa velomoteri ihetse ni a imyaka 18, b imyaka 15, c imyaka 17, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 20. Imyaka fatizo ku muyobozi wa velomoteri ihetse ni a imyaka 18, b imyaka 15, c imyaka 17, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 20 dusubije neza rwose nta gutinda twese cyane, nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 20 kumenyeshwa igisubizo ni c ni imyaka 17. Nuvuga ngo kugira umuntu abemewe yakomera gutwara velomoteri ariko ahetse yaba afite imyaka ingahe byibura, afite imyaka 17. Twizere ko ikibazo rwose cya 20 cyumvikanye neza rwose. Reka kandi tubashimira ko mwabanye natwe ku kibazo cya mbere ku kibazo cya nyuma. Ngiye ugusuza kandi kwikiriza nitwa Teacher Gakuru, nari kumwe na mugenzi wanjye Sifa gato de classic. Amari Imana bari namwe mu bintu byacu by'utaha. Shalom.